reka mbabwire kuba warasigaye byonyine ukabukira abandi barapfuye ni umugambi Imana ikigufiteho ntugire ngo hari ikintu Imana ifite. Reka nzajya gucana rero nijya gucana kumva nkaza kuri butavandarateri ariko sinabimenye numva ibintu bitangiye guhuha mu nzu bitangiye guha numva umuyaga uraje uko iminota ishira mu mubiri agenda bihuha abandi ibintu binde mu nzu abandi bundi nibi haguruka nangiye kugenda kuri matora n'amaguru njya gucana inuze njya gucana itara maze ipfa kwicana gusa mbona ikintu hashishemo kirazungu ndavuga bika ikiracu umutwe tu ntabwo nibwagice nuko butavandarateri azungurutse naireba nkabona kirimo kiraza najyamo nkabona kiraje mbese nararyamye ndahena ariko mbona kirimo kiraza ndavuga nawe kugira ngo nzajya kujya gukijya kuca umutwe reka ntari ndi wakiri kare na turamucuka bitanandura igitifu watabuka ishiri kigiye kuca umutwe atabukureba atatakira nibayikiriye bakiraje uwo munsi mashe gukizwa nikubita muri korari bitega umwami ari hafi bagiraga ritime zo kujya bazamura nari umukire nari mfite amafaranga kandi ahantu nikopesha n'ubu ntabwo bajya banyishyuza nambaraga umukandara ariko mvuye ku nsina w'umutema w'igitoki arase bakwishyura tujya muri korari turaririmbye tugeze kuri iriya ritime hanyuma abandi bazamura amaboko mbwira dirijante nimbabarira uvamira mutipe ava inyuma nanjye ava inyuma yigira imbere nanjye nigira inyuma abandi bakora ritime rero abakene no gufashwa baragatsindwa reka nzagiye gukora ritime nimatwa tugeze ku ndirimbo ya gatatu reka tuzakora ritime tuzamura nanjye ugomba nafashwa nibagiwe bajya kora gusa umukandara mu gitondo saa 11 nanjye ugomba nzamuye ritime ko nakayisame no gufashwa umukandara mu kitso nyiri muri korari kandi se pandaro yanganaga iki yari ni wabaga washyiramo abantu babiri ukanagiye nk'ubisema ndagenda rusize ndamanutse maje kurusiga maje kugenda ndagenda banikubise muri kunuza ku iduka ryanjye manguza undi mukandara mbanogeye hejuru ariko muri kondo ndagiriye nari kandara mwana wanjye zakugira neza niyo Imana yakoze narisigaje kuka gake ko kureba ariko nafite icyo nakora n'amazi utayamango nyangwe akibuye rujagira ngo ndapfuye reka mbabwire kuba warasigaye byonyine ukabukira abandi barapfuye ni umugambi Imana ikigufiteho ntugire ngo hari ikintu Imana ifite. Ngiye kubona mbona barazamutse mbona baraje ko narafatanye n'itaka mbona umuntu w'umugore aje akurikiye mama nawe mbona yinjiye mu nzira ko ntabwo nari nzi ngo aturutse umunsi umugore ntabwo ndamumenye abase mama ngo umwana wamugise gute araceceka umugore agenda ugiye kumfata akaboko kubera niko kari hasi azamuye akanga agasanga nafatanye n'itaka ajya gushaka amazi arazamena ku itaka rirabobera aranzamura aragenda yoza imbavu zose uruhu ruragenda rwose rurikubakubajyana kwa muganga nyaritunga kuri centre de santé anangiye amafaranga baramushiranye ansubise mu rugo ageze hirya arongera aragaruka anjyana ku muntu wamvuye ntumbaze amagufwa arongera aterana ubu nanjye ndi muzima ndashima Imana ishime mashe gukizwa aragenda nkura mu masambu aragenda nkura ku matungo inka zanjye razibye isambu yanjye yose aragendera y'inyaka arambwira ngo genda uzapfe ntacyo wimariye uwo munsi anyirukangana gutyo mu rugo nari mu buzima akaboko karamuge nahise kujya guhingira umuturage ngo ngende mbere abe yampa amafaranga yo kurya cyangwa se ngo ngende mbe nahingira umubyizi nanjye ngo nginage umubyizi nk'abandi ubuzima ndagenda buracanga bumara kuncanga icyo gihe iwacu hari igishanga bagiye guhinga y'umuceri icyo gihe nkajya ngenda ngiye gupfukama mu mazi ngiye gusenga nkafata ibyatsi nkabyisasira ibindi nkabyiyoroza nisasira ibyatsi nkiyorosa ibindi ariko ndashima Imana data kuko agiye kunshingira umwana nkubita amatora ni kuvurori ubusigaye ry'amatora kuvure ntabwo bahita babyumva mwakabyumvishe cyane ndagenda nambara ubusa maze kwambara ubusa icyo gihe nagira agapantaro kasaga umweru ariko kabaga kuzuye inda bangenda banga ntubeshe ntabwo wagira isabune no gukaraba ntubishobora ntabwo bibayo nakenda kamwe kandi akabuze isabune gahita gacura vuba nagiraga akamayo kabaga imbere kabaga kuzuye inda zikajya ziva inyuma zikajya ziva imbere zigahinguka inyuma karahindutse kuntu nagira inkweto nagira akanashyiragamo rugabire nagiye kubwira umutipe ngo ashyiremo rugabire yagiye gushyiramo rugabire yibambikamo nabi nagiye guhaguruka ukagira ngo ni indege ihagurutse idafitanye bwawe uwo munsi mashe gukizwa nikubita muri korari bitega umwami ari hafi bagiraga ritime zo kujya bazamura nari umukire nari mfite amafaranga kandi ahantu nikopesha n'ubu ntabwo bajya banyishyuza
nambaraga umukandara ariko mvuye ku nsina w'umutema igitoki arase bakwishyura naragenda ntabwo ari mwambaye umukandara nkagenda nkagura umukandara nkaza ngashyiraho nkambara nkagenda nkazirika umuhungu nari imbere se waba nkubita ishati yamaye yabaga ari ngufiya najya kuramba twaba tugeze muri korali bajyaga bagira amaritime uretse ubu ngubu yacitse ikintu burya kigira igihe cyacyo tukajya dukora amaritime kujya tuzamura tugira azamuka kandi ntabwo wafata umukandara wo ku nsina ngo uzamure amaboko tujya muri korali turaririmbye tugeze kuri iriya ritime hanyuma abandi bazamura amaboko mbwira dirigente nimbabarira uvamura mutipa ava inyuma nanjye ava inyuma yigira imbere nanjye nigira inyuma abandi bakora ritime rero abakene no gufashwa baragatsindwa burya wabona n'abakire bafashwa neza amukire afashwe dore abagira atyo ujya mbabona i Kigali twageze mu ntuze mu masitade nuko ariko umukene wafashijwe n'izo haleluya nyinshi reka nzagiye gukora ritime nimatwa tugeze ku ndirimbo ya gatatu reka tuzakora ritime tuzamura nanjye ugomba nafashwe nibagiwe bajya kora gusa umukandara mu gitondo saa 11 nanjye ugomba nzamuye ritime ko nakayisame no gufashwa umukandara mu kitse nyiri muri korali kandi se pandaro yanganaga iki yari ni wabaga washyiramo abantu babiri ukanagiye nk'ubisema ndagenda rusize ndamanutse maje kurusiga maje kugenda ndagenda banikubise muri kunuza ku iduka ryanjye manguza undi mukandara mbanogendeje ariko muri korali ndagirira mari kandi mwana wanjye uzakugira neza niyo Imana yakoze ubuzima burangu bitamara kunkubita reka cyo mu cy'amakibiri tuzabivuga hejuru genda nikubita mu gitrane hari umuntu w'umugitifu batuzikini aramwati ngenda kujyana i Kigali yasongera i Kigali njyewe Kigali ndahazi hati ngiye kujyana ntacyo ariko ntabwo mpazi nabati wengiye mu nama ku karere kuza kunsanga ku karere ni yego yohereza amafaranga kuri telefone mba ndamanutse narebwa amanukana bita Kibaya uvuye Rurama ngeze ahantu bita Kibaya mbona ahantu hari kaburimbo ariko ntabwo nari nzi karika ntabwo nari nzi ko abo umuhanda w'umukara baza ngo byagenze ute fata kamoto mba namanutse nikubita kuri kabona ibintu biri gusa umukara amagana umutipe nibaye nkwereke biriya bintu ni ibiki bati ni umuhanda biriya bintu biri gusa umukara bati ni umuhanda amazi nasubwe nanjye nawe ukanda bati nawe ugenda ukandagiye ntacyo ntugagutwara ubwo ndagiye nanjye ngira ngo burya wari shoreje nanjye mba nagiye mbavanyemo inkweto nanjye ngomba nkandagiye kuri kaburimbo bayoheye bandazamutengeza ikibungo kunuza kuri geti agiye mu karere mbwira uri kuri geti muziki imise ngiye kureba gitifu ugiye kumunira ngiye mukumwa mu karere kutemera kujyayo yavuga nti nemera kujyayo rero umuntu watabawe n'Imana bwa mbere burya ni wamuyobe niko bitabakoraga inama batusubira inyuma nicare hanze gitifu asohoke mu nuza asohoke mu nama batuziki cyo gushaka imodoka twakerewe n'ubwa mbere ngiye ukandagiye mu modoka kwa Stella n'ubwa mbere nari nyibonye aragiye tugeze muri kwa Stella bafashe umwanya mwiza w'imbere nanjye ngubita gatoya ikibuno sinakiringanisha n'icya gitifu nabiye kwangenda banga turazamutse twikubita i Kigali turazamutse tumara kugera hejuru mu mujyi twari bwacye tugeze kuri geti bodera komanze hamwe tuzikini hamwe tivanamo intuzi inkweto kandi ngo twangerere amasogisi narafuraga inkweto ranuka avanamo inkweto batari ko zamutwaza igikapu muri muhira armwaje igikapu turazamutse twari bwacye hari amakaro bamwe agenda areberwa murayazi none uko werabizi gera nzi kari ibirahuri by'abandi ndibuze kuza kumena turazamutse azamuka nagera imbere werabizi we nkabona marirukanga gena birebe ko nagendaga nirebamo hasi nari meze nka Joriji akandagira gace ngo ntaza kuza kumena ibirahuri by'abandi mawe ngenda nkandagira gacera agarariye ati mukozi w'Imana ugeze mba ndikaze mba ndabikandagije ubwo nage mazamutse n'urukanga arahari Imana ikura abantu reka nzagenda nikubita munuze mu aho twagomba kuruhukira banabazanye icyayi kiri banabazanye icyayi cy'amata banabazanye isukari kandi kwangenda banga twinywera kaguruka kandi kecuru simukazi kakadushyira mu turakazi banabazanye ubuki bazanye umugati mbona gitifu afashe umugati mbona ashizemo ubuki kandi ati mukozi w'Imana ati ngiye guhumugati ariko giti ibyo bintu gushyira mu mugati ni ibikirambira ngo ni ubuki ese nanjye waza kuza kumbona nanjye bati ndaguha agenda ngiye kuzana n'uza agatase ashyiremo icyayi bagenda bazanye isuka n'ubwa mbere nari nyibonye utaza kuza kunseka niba n'Imana igutebe nawe ujya wirwanaho agenda manazanye akantu k'agatasi manazanye n'isuka
bona bagiye bashiramo agakere ibintu by'ibisirimu bajya nk'abasirimu mayi genda shiramo akayiko ka mbere, shiramo akayiko ka kabiri, shiramo akayiko ka gatatu, shiramo akayiko ka kane, yongeze na ka gatanu. Angubita umugati warimo ubuki, ngubita icyayi kirimo isukari, ndagenda ndanywa maze ndagenda ndabyibaye wana twagiye gusenga nikoza mu mwuka ibintu biraka. Turasenga tumara gusenga ubwo umuntu w'umugore turamusenge, uwo mugore bari baramuzizi ndi mumazemo imyaka 2 n'amezi 6. Ndasenga ngira amahirwe Imana irambwira ngo azabyara umwana muzima. Tumara gusenga nuko reka bazagiye kumpa icyo kurya, kwangenda banga narimenyereye igitoki, menyereye imyumbati ya ngunda, menyereye ibishyimbo bitari mu munyu, tumenyereye mushogoro tugashyiramo imyumbati ya ngunda, byose tukabirya birimo bisharira. Ngeri Kigali sanga bafasha meza baratondeka, mbona bafasha umuceri, bafata inyama, bafata ifiriti, bafata mayonezi, bafasha agasosi keza, bafasha ibi, bafasha ikivuguto, bafasha payi. Ngiye kurya mpita nkora imibare, sanga igitoki kwangenda banga kiro, sanga ibishyimbo, isosi y'ubunyobwa iwacu natwe habaga. Ubwo twajyaga dufata agatoki kadakomeye tugashyira mu bunyobwa bwa senkani na twatonye ibintu dututu mutuzi. Ndavuga niba ntabwo ndi bwabirye, bangubita cya gisari kimwe bufashe gutya kigahita kimushyira ikigo kimwe bigahita byuzura. Ndagenda niyata ku ifiriti, ishize ifiriti mbona isahani iranyuzuranye, ngeze ku muceri mbona isahani iranyuzuranye, nikubite ku nyama mbona nibagirwa ko n'abandi bari inyuma, ngeze ku makaroni mbanduze isahani biranyuzuranye. hari ukubera Imana. Icyo gihe nayo mfite agashati k'umweru umuntu yari yarangije nako kari kagufiya. Ngeze ubwo nagiye kugera ku isosi, ngira ku isosi isahani yuzuye. Ntabwo nabwo bigenze isahani mpita nyifatira no gutya ku ishati, mpita mfata rushe ndagenda ndashyiramo, shyira ku isahani, shyira umfoto. Ntabwo nigeze njera isosi, nayishyizeho nyine ifatira ku nda, ubwo ishati nyine birando yanduzwa n'agasosi. Ubwo mugeze gutya wirwanaho. Nuko isosi bimenetseho, reka bazagende bampa ifoke ngo ngiye kurya ibisi y'amakaroni. Najya kureba amakaroni akancega yose akikubita hasi. Reka bazajya kuzana mayonezi bakubiteho mayonezi, rero mbone barimo barashyiraho dukeya, njye n'ubwa mbere nari nyibonye. Yabye nuko ndagenda mfata ikigo cya mbere bashyizeho cya mayonezi, mfata icya kabiri mbandunzeho, mfata hano wiyoye gatatu bikirimo sibashizeho, nyora icya gatatu mbashyizemo, icya kane mbashyize, rero inyuma usanga barimo baranyitegereza, baniyongeje n'aka gatanu ngo ngenda rizizi. Ndagenda maje kugenda rero, ndagenda ngeze aho twari bwagire, ndagenda mpita shyiramo ikiyiko, mpita nyora mayonezi bankubise mu nda kubera bwari ubwa mbere nari nyiriye. Ubwo inzoka yo mu nda yo kwangenda banga birazamutse, ibikubitanye niyo kwangenda bemera icyuti kigiye kuko amatsindagiye. Igihora mbwati kutariye n'igiti ni ukuri nahazi. Nahazi sinari nari. Namugana igiti namugana ni ukuri kw'Imana nahazi. Bakuzanire fanta sinagushaka fanta. Nishobora kurya sinireka, ahubwo musenga tujye kuryama. Bagiye kuryama kare mwuka byari bangubise kuri matora. Ewa bangenda banga naryamaga ku gasambi kamwe kabaga kacitse kandi nkakiyoroshye. Nisanga bava barahesha muri etaje nagenda hasi bagushakira matera nziza imeze neza data we kujya gukizwa ni byiza. Kudakizwa n'igihombo. Ndagenda sanga bateguye akamatera sanga kumbi icyumba nari ngiye kuryama mu cyayi kirimo vandarateri, ariko ntabwo nzi ko giye harimo vandarateri. Nuko ifata batuziki ati bijya gusohoka uza kuza gucana ku gikuta nta kibazo, kumbi nawe nagaza amakuru ko harimo vandarateri. Ubwo mbanekeye rero abagiye kuryama nanjye bagiye kuryama, nikubita mu cyumba ngiye kuryama, ngo kandi kwangenda banga sikakana bita gatodoba no ku kibiriti ugashaka ugatukoza aho bikiyata. Nari ngeze muri za metalike gucingura birananira. Reka bazajya kuryama hejuru muri etaje, nanjye kuryama hasi muri etaje. Reka nanjye nzajya ko degitifu yambwiye ngiye nijye gucana. Ewa nagiye kuryama kuri matora, nanjye ryama nambaye ubusa ko ndakavutse. Ubwo nari ngiye kuryama hari. Nuko ndagenda ryamye, reka nzajya gucana rero, nijya gucana kumva nkaza kuri buta vandarateri ariko sinabimenye. Numva ibintu bitangiye guhuha mu nzu. Bitangiye guha numva umuyaga uraje.
uko iminota ishira mu mubiri agenda bihuha tubona ibintu bindemuza abandi bundi n'ibi yahaguruka nangiye kugenda kuri matora n'amaguru ngiye gucana inuze ngiye gucana itara maze mpfa kuyicana gusa mbona ikintu hejuru kirimo kirazungu ndavuga bika ikiranca umutwe tu ntabwo nibwagica nuko mbona vandarateri azungurutse nareba nkabona kirimo kiraza naryama nkabona kiraje mbese nararyamye ndahena ariko mbona kirimo kiraza ndavuga nawe kugira ngo nzajya kujya gukite kuca umutwe reka ntarindi hakiri kare napfa mu cyumba bita nandura igitifu watabuka ikintu kigiye kuca umutwe atabukureba atatakira ntibayikiriye bakiraje ugiye kugira neza kw'Imana araza n'amazi batari rwose kiriye ntibagikwereka tubarisiga ikiriya hagiye kureba asanga ni vandarateri umugore ntiyansetse imisonga inarije kumushyiramo yishimira Imana igitubohora igahindura amazi